ndagushimiye cyane mukunzi w'ubutumwa bwiza aho uri hose ku isi yose. Ndagushimira kuko ubutumwa bwiza nibwo buhesha umuntu kubaho. Iyo mvuze ntyo ndashaka kuvuga ko suko abantu batariho, abantu bariho nyine, baragenda bararya bararongora, ibyo ngo byahozeho uno ku gihe cya Nowa, ariko umwuzure ntiwabuze kurimbura abantu. Ndashaka kuvuga kubaho ariko ukabaho ko Imana yagennye umuntu akwiye kubaho. Ndashaka kubaho ariko mu bushake bw'Imana. Ndashaka kubaho ariko utibereyeho. Ndashaka kuvuga kubaho ariko utanyuranyije n'ijambo ry'Imana, ariko kubaho nariho kandi uzanakomeza kubaho, kuko hari ukubaho hano mu isi mu buryo bw'umubiri ukanabaho nabi kuko utabayeho nk'uko Imana yavuze, ukazanarimbuka ugapfa by'iteka ryose mu muriro, mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ubwo siko kubaho rero. Kubaho no kubaho none ubeshejweho n'Imana, ubayeho ku bwayo, ubayeho mu mugambi wayo yagennye ubwajyaga kure mu muntu, ariko ukazanabana nayo by'iteka ryose nanone mu munezero. Umunezero ugahera none ugakomeza kugeza mu bugingo budashira. Ubwo rero aho muri hose ndabashimiye bakunze ubutumwa bwiza, kubera ko nimwe mufite inyota yo kumenya icyo Imana yavuze kugira ngo mubeshweho n'icyo ngicyo, kubera ko kubaho mu kinyoma, kubaho mu buriganya bwa shitani ko si ukubaho. Yaba hano umuntu abaho nabi n'ubundi, nubwo yatekereza ko ari hareka babayeho nabi cyane 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 mu muhangayiko udashira, mu kwifuza kudashira, mu bibazo bitagirirwa ibisubizo, ndetse akazanarimbuka by'iteka ryose. Ubwo rero ndagira ngo ku bakunzi bacu, ku bakunzi b'ijambo ry'Imana mbashimire kuko muhitamo neza. Social media, imbuga nkoranyambaga ziba ziri ibintu byinshi cyane, ariko guhitamo gukurikira ubutumwa bwiza nanone biva ku Mana. Ni Emile Nshimiyimana, ni umukunzi wanyu, ni umukunzi w'Imana, ni umukunzi w'Imana yadukoreye muri Kristo Yesu, ariko nanone ni umukunzi wanyu. Ni umukunzi wanyu. Ntabakunda nanone sinaba nkora ibi. Mbakunda rero, ariko mbakundiye mu Yesu, kubera ko Imana iravuga ngo imaze kwiyunga natwe ku bwa Yesu, yaduhaye umurimo wo kuyunga n'abandi. Ubwo rero ku batanzi, ayo niyo mazina, ni Emile Nshimiyimana. Nimero wakoresha unyandikira kuri WhatsApp ni guteranya 250 karindwi 84 hanyuma YouTube channel dukoresha ni Ijuru Ntirikorerwa, niko yitwa. Igihe cyose wayigereraho kana subscribe. Dufite amavideo kugeza ubarenga 100, dukomeza no gushyiraho andi. Ubwo rero kugira ngo nyabone we kugira akantu kagucika, kubera ko ijambo ry'Imana nibwo buzima bubesha, nta kindi. Ni ry'Imana yaremesheje ibiriho byose, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, bigaragara, imisozi, inyanja n'ibindi, ikirere, byose byaremwe n'Imana kandi mu ijambo ryayo. Iryo jambo niryo ribeshaho, niryo rizura umuntu, niryo Yesu yahamagarishije Lazaro ari mu gituro akakanguka akavayo. Nawe rero ushobora kuba upfuye utabizi, nyamara Bibiliya ivuga ko umuntu wese nyine avuka atandukanijwe n'Imana, ugavuka apfuye, kuzageza igihe n'ubundi ahuriye na Yesu kugira ngo amuzure. Ubwo rero ni ijambo ribeshaho. Kurikurikirana rero nibwo buzima, n'uri hakomeza kubaho abeshejweho naryo. Ndabashimira rero, ariko nshimira Imana cyane yo yadukunze ikaduha Yesu kugira ngo adukize, ariko n'ubakomeje nyine kudukiza. Nkaba rero natekereje ko nukuri twasoma amagambo ari muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 10 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, twumve icyo Imana itubwira mu ijambo ryayo. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Imana ishimwe cyane. Numvaga Imana ishyira ku mutima wanjye aya magambo agaragaza mu by'ukuri isi turimo n'ibiyiberamo. Isi turimo n'ibiyiberamo. Isi turimo irimo ukuri, isi turimo irimo n'ikinyoma.
ukuri ni Yesu. Yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ni nanjye bugingo, ntawajya kwa data ntamujyanye. Ikinyoma ni ibindi byose bidashingiye kuri we. Umuntu avukira mu kinyoma akagikuriramo, akagisaziramo, akagipfiramo. Hakaba n'andi mahirwe yo kuvukira mu kinyoma ukagikuriramo, ariko igihe kimwe ukagikurwamo no kumenya icyo Yesu yagukoreye. Ndashaka kuvuga ko mu gihe cyose utaramenya Yesu yagukoreye ngo ukemere ukiri mu kinyoma. Umwanzi rero nta kindi cyamuzanye nawe, batubwiye ngo umujura nta kindi kimuzana no kwiba, no kwica, no kurimbura. Umuntu yibye, Satani yibye umuntu gute? Twese twaremewe muri Adamu. Adamu yaremwe n'Imana. Imana imushyiriraho kugira ngo yigaragaze mu isi. Ariko Satani, reka mvuge ngo ntiyishimire ubwo buzima umuntu yarabanyemo n'Imana, kubera ko Imana yari yamaze kujugunya Satani nanone mujijije kwigereranya n'Imana. Hanyuma ageze mu isi rero ashaka gutwara umuntu mu gice cye, ashaka gutwara umuntu ngo amukure ku Mana. Bwa buzima bwo kubaho umuntu abeshejweho n'Imana nawe yibereyeho, ashaka kumukuraho kugira ngo basangire ubuzima bwo kwigomeka ku Mana no kwibeshaho. Nibwo yamubwiye ngo wowe rya ku giti cy'ubwenge umenyekanisha ikibi n'ikiza kugira ngo umere nk'Imana. Mu yandi magambo wigereranye n'Imana. Urumva waba umwuka wa Satani niwe yashyize mu muntu. Umuntu rero yumva kubaho yibeshejeho byaba ari byo byiza, arabikora. Amaze kubikora barapfuye, niko Imana iramubwira iti nukiryaho no gupfuza. Gupfa bishatse kuvuga icyaho nga ziva gutandukana n'Imana. Niko gupfa ubundi ni ukubaho utandukanijwe n'Imana, ukabaho hano nabi ariko azajya no mu rupfu rw'iteka. Aho niho umuntu yibiwe, aho niho Satani yibiye umuntu. Yamwibye bwa buzima bw'Imana, yamwibye kwa kubaho abeshejweho n'Imana, yamwibye wa munezero na ya security cyangwa se umutekano udakorwa, utibaza ngo ejo nzarya iki, ejo nzambara iki, utibaza ngo ndapfa, utibaza ngo biragenda gute. Nibwo buzima umuntu rero wayo abeshejweho n'Imana mu ngo bya Edeni. Ni iki kintu Satani yatwibye. Abaratwibye ariko abaranatwishe, abaranaturimbuye. Reka mvuge ngo nawe umuntu avukira, nawe umuntu akurira, ndetse utahishurirwa uburyo Imana yabigenjeje gukize ukarimbuka. Umujura nicyo yakoze. Ngo ababanjirije Yesu rero nabo ngo barabajura. Imana ishimwe ko umuntu agiye kugera kuri Yesu yarahuye nabo babajura pe. Reka mvuge ngo bwa buzima umuntu yatakarijemo amahoro, yatakarijemo Imana, yatakarijemo umunezero, yatakarijemo ibyishimo, yatakarijemo kubaho, abantu umuntu ahura nabo bwa mbere nabarushaho n'ubundi gutuma atakaza bwa buzima. Kubera iki? Kubera ko uhura n'abigisha, reka mbivuge, nabo bavuga ko bavuga ubutumwa bwiza, nyamara bakaba baje kujyana kure y'Imana nanone. Kubera iki? Baza kubwira ngo kora ibi kugira ngo Imana ikwemere. Biragusaba gutunganya ibi, biragusaba kwigengesera, biragusaba gukora ibi ngibi. None n'ubundi bakaba baje kukubwira agakiza kava muri wowe, kandi ari Imana idashaka, kubera ko wowe wabaye mubi nta cyawe cyakuvamo, watandukanye n'Imana. Ibyo ukora byose nibiva muri bwa bwenge wahawe na Satani. None se byagukiza gute? Ko birushaho kujyana kure, birushaho kukwiba ya mahoro, birushaho kukwiba wa munezero. Nibyo Yesu yavuze muri Matayo 23:15, abwira abanyamadini ngo ni indyarya, ngo bazenguruka imisozi n'ibibaya, ngo bashaka umuntu umwe bahindurira kuba umunyedini wabo, ngo iyo bamaze kumubona ngaburuti nk'ubwe ebyiri bw'umwana w'igiheno, ubaye nabi murenze uko wari unamizaho. N'ubundi icyo bakuzanira ni ukurushaho kukwiba, ni ukurushaho kukwinjiza muri wa mwuka wa Satani wo kurwanya Imana, uyirwanyisha kuvuga ko nawe uzi ubwenge, ko hari ibyo wakorera Imana byiza byatuma Imana ikwemera. Ibyo ni ibintu niko kukwiba ahubwo. Bari kujyana kure ya mahoro, bari kujyana kure wa munezero, bari kujyana kure wa mutekano, bari kujyana kure y'ibyishimo, bari kujyana kure yo kubaho, bari kujyana kure y'ubuzima. Abamubanjirije barabajura. Reka mvuge ngo n'ubundi ababanza nabo ngabo. Umuntu ajya kumva ubutumwa bwiza, yarabanje kumva ubwo butumwa bubi burushaho kumujyana kure y'Imana. Ariko Imana ishimye ko noneho na Yesu yaje kwivuga, aravuga ati ariko nanjye ninjye mwungeri, ninjye rembo. Umuntu niyinjirira muri nge noneho. Umuntu atinjiriye hehe? Mu kinyoma. Umuntu atinjiriye hehe? Mu mwuka wa Satani. Umuntu atinjiriye hehe? Mu bwenge bwa Satani. Ubwenge bwa Satani ni ubuhe? Nuko umuntu nawe ngo afite ubwenge bwiwe n'imbaraga ze no gukiranuka kwe, bityo ibyo yabibonamo inzira ijya mu ijuru.
iki niyo kinyoma, iki nicyo umujura yazanye, ni nacyo abitwa abakozi b'Imana ngicyo bacuruza, nicyo batanga. Ariko ngo intama ntizumva bene abo. Nawe niba uri intama, ndabizi ko ibyo nibyo bitigeze bigufata, ndabizi ko umutima ukinyotewe kuvuga ati none nakizwa n'iki. Irembo rero Yesu yavuze ko ari we rembo, inzira Yesu yavuze ko ari we nzira, yavuze ko noneho ushaka kwinjira akwiye kwinjirira muri we gusa. Kwinjirira muri Yesu ni gute? Nihute cyane. Nuko Imana imaze kubona ko nta muntu n'umwe wakora byiza ngo Imana imwemere, byatumye itegura Yesu kugira ngo aze mu isi abe ari gukora byiza, abe ari gukiranukira Imana. Yesu yabaye hano imyaka 33 akora ibyiza Imana yashakaga byose. Gukiranuka Imana yagusabaga wari warabuze, Yesu aba ari we ukiranuka mu cyimbo cyawe, kugira ngo wowe wayobewe icyakujyana mu ijuru, wowe washobewe, wowe wakoze byinshi wita byiza ariko ntibyigire bikemura ikibazo ufite mu mutima cyo kurimbuka, noneho Yesu agukorera ibyiza byuzuye, agusaba akantu gato nanjye gusaba uyu munsi, kwemera ko wowe udashoboye gukiranuka, kwemera ko wowe nta cyiza kikubaho, kwemera ko wowe ibyo ukora byose ari bibi, hashingiye ko n'ubundi uri mubi, bishingiye kuri rya vuko twavuze na wa mwuka umuntu wese avukana akomora kuri Shitani, wo kwigomeka ku Mana, wo kumuhunza Imana aho kuyimwegereza. Hanyuma wemere ko Yesu yagukoreye, ko yakoze ibyiza byose, ko yakoze imirimo yose yo gukiranuka yuzuye, kugira ngo nubyemera ubarweho gukiranuka kwe kuguhesha ijuru, atari gukiranuka kwawe. Kandi cyakabiri, kwemera ko urupfu rw'iteka wagombaga gupfa kuko wavutse uri umunyabyaha utanabyikiza, udafite n'icyo wabikoraho, ko Yesu yarupfuye rwose rukamushiriramo, igihano kiguhesha amahoro kikaboneka kuri we. Ubwo Imana ikaba itakiguhannye kuko yahannye Yesu mu cyimbo cyawe, ibyo ukabyemeza umutima wawe, ukarekera aho ngaho guca mu nzira idashoboka, ukarekera aho guca mu nzira y'abajura, ukarekera aho kwamburwa, wibwira ko ahubwo hari icyo uri guhabwa. Ngo naje kugira ngo rero zibone ubugingo ndetse bwinshi. Ako kanya wizeye, ubu tuvugana nyine, ubu kurikiriye iyi video, ubu tuvugana wemeye ibyo udashidikanya, ukarekera aho ngaho kwishaka mu inzira, ukemera ko Yesu ari we wenyine wakubereye inzira, ukarekera aho ngaho imirimo y'agatu na mwene idini byakubwiye gukora itarigeze guhesha amahoro, itarigeze guhesha ubugingo. Uyu mwanya nyine wahita ubona ijuru. Ubu nyine ijuru buri boye, ubuvuye mu rupfu ugeze, yavuze ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Nyine biciye mu cyo Yesu yakoze, biciye mu gukiranuka kwe, biciye mu gukurwaho urubanza rw'ibyaha, kubera ko hari undi rwagiyeho akanahanwa mu cyimbo akakwishyurira ku rugero Imana ishaka, ijuru buri bonye. Ubu nyine aka kanya ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi, ijuru buri bonye. Ariko ubu natangiye noneho kubaho kandi neza, ubeshejweho n'Imana. Ya mahoro wabuze abagarutse, bya byishimo biba bigarutse, wa munezero washakiraga mu isi no mu byisi byose ukaba warahebye, nyine uyu munsi uwo munezero uraboneka, ibyo byishimo biraboneka. Ndagira ngo uyu munsi uve mu rupfu ujye mu bugingo. None ndagira ngo urekeraho rwose, urekeraho gushakira hirya no hino, none winjire mu bugingo bw'iteka. Ndagira ngo ijuru ribone utariheshejwe n'ikintu na kimwe wakora. Uwo mukubwira ko ari wowe uzakorera Imana ni uwo kwa Shitani, ni wa wundi wamanuye Shitani mu ijuru kubera ko washatse gukora aho kwemera ibyo Imana yakoze. Rekeraho kurwanya Imana ugira ngo uri kuyikorera, ahubwo izere Yesu wenyine aguhesha ijuru. Nkwibutsa gukanda subscribe, ariko ikintu cya mbere nkwifuriza ni ukubona ijuru, ukabona amahoro, ukabona umunezero, ukabona umutekano, ukabona ibyo wabuze byose, utabiheshejwe n'isi ahubwo ubiheshejwe na Yesu, uheshejwe no kongera kugaruka ku Mana. Arega muri Edeni nta mafaranga yabagamo, kandi Adamu nyine yarabayeho neza abanye n'Imana. Nta ndege zari zihari, ariko umunezero wari wose. Ntabwo ishusho y'isi ntuyishakiremo amahoro, ahubwo izere Yesu ubona amahoro. Si ikibazo cy'amashuri menshi udafite, si ikibazo cy'ubwiza udafite, si ikibazo cy'ikibayiro udafite, ni ikibazo cyo kubura Imana gusa. Kirakemurwa no kongera kwizera Yesu, no kwizera Yesu ukagaruka ku Mana, ukabona ubuzima ndetse ukabona ubugingo ndetse bwinshi. Ndabakunda, ariko mbona nibaza nyine Imana ishimwe ko ibihana none ubishaka. Ibi bintu nkubwira nibyo biri mu buzima, nibyo biri mu kubaho.
izere none maze wumve uburyo bigenda. Rekera aho ngaho ikinyoma cya Satani ntacyo cyakumariye, nta nicyo kizakumarira, nta n'uwo kizagira icyo kimarira. Aho uri hose ku isi yose kanda subscribe kuri YouTube channel, ukurikira ibiganiro byacu byose, amavideo yacu yose uyakurikire. Aho harimo ubuzima, harimo imbaraga zikiza byose, harimo kubaho ndetse kubaho neza. Ibanga ryo kubaho rihishe mu butumwa bwiza, ibanga ry'ubuzima rihishe mu butumwa bwiza, ibanga ry'ibyishimo rihishe mu butumwa bwiza, ibanga ry'amahoro rihishe mu butumwa bwiza, ibanga ry'umutekano, kubaho kuryama ugasinzira utibaza ngo ejo bizagenda gute kubera ko uhagarariwe n'Imana gusa, rihishe mu butumwa bwiza. Imana ifungura amaso y'umutima wawe kugira ngo ubone ibihishwe, ibyahishwe abanyabwenge byinjire mu mutima wawe, nawe wibereho neza. Hamagarira abandi gukurikirana YouTube channel yacu, ikanda share kuri video zacu, kanda like kuri video zacu, fatanya natwe gutangaza inkuru y'umukiro, gutangaza ubutumwa bukiza, ubutumwa bubeshaho, icyizere kimwe gusa cyo kubaho neza gihishe muri kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe ku bwa byose, Imana ishimwe ku bwa Yesu yaduhaye watubesheho, Imana ishimwe cyubero kibi cyayo mu isi ndetse no mu ijuru none n'iteka ryose. Amen.